ntabwo nakurikiye inzira y'Imana ngiye gukizwa nari impunzi ibibazo kuko gukizwa sinarinzi byari byo ngiye gusa ninjiyemo ndi guhunga ibibazo noneho rero ndabwiriza ariko nkajya ntera haleluya nyinshi nibwo bansohokanye barambwira bati ko twaguhamagariye kubwiriza twaguhamagariye gutera haleluya ntabwo rero byakiriwe neza bwa mbere kuko nateye haleluya nyinshi ntizakirwa neza wenda tugitangira ikibazo cyari imyambaro nayo yari ikibazo kuko hari igihe kimwe nigeze kujya kubwiriza za Butare hariya hakurya genda nambaye ipantaro 2 noneho mu gihe rero nari nambaye ipantaro 2 ndimo mbwiriza kuko urabona hari ukuntu abantu bamwe babwiriza bihuta basimbuka nanjye kera rero niko nabigenzaga ipantaro y'imbere rero yaje kuvamo isumbi y'inyuma nari ndi kumwe n'umuvuga butumwa hane Nyanza Kicukira nawo muri ADPR witwa Kaneza araza aranyongorera ati ku ipantaro y'imbere iri gusumba y'inyuma cyo gihe rero nibwo nizama yari mbwira barakore nimwabarokore mwe iki giterane kirimo abadayimoni benshi rero nimuhumirize twirukana abadayimoni kandi nta bari bahari mu byukuri ahubwo nuko nari nambaye izo pataro 2 nuko barahumiriza nzinga ipataro y'imbere nuko ndangije ndakoma ko mu bana yabaye umwana w'Imana nkasobanura ko mu bagabo ari umugabo w'abapfakazi nkavuga ko mu bapapa ari se w'imfubyi navugaga ko mu mazi ari amazi y'ubugingo amazi amara inyota nkavuga ko mu byo kurya ari umutsima utera imbaraga navugaga ko mu basirikare ari umugaba mukuru w'ingabo nkavuga ko mu bami ari umwami w'abami nkavuga ko mu mabuye ari we buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribiri komeza imfuruka ndangije ndavuga nterega no mu bashumba niwe mushumba mukuru utazimiza utaragirira ibihembo ndavuga nti rero mu nyamaswa zoroshye n'umwana w'intama ariko muzinkazi ni intare yo mu muryango wa Yuda ndavuga nti mu mazu niwe nzitagwa zindi zose zirahirima ariko we ntahirima nkagera ahantu bakavuga bati ntinahageze umuntu yaza ati niwe urinde ntindi Diogene ataya ntago nitwahamagaye Diogene w'umuvuga butumwa urumva kumva rero umuvuga butumwa n'umuntu munini n'umuntu mbese nkahura n'ibibazo navuga ko ari nge nagera ku ruhimbi hari abapasiteri benshi bati ibi ni ibiki mwadukoze uyu muntu mwatuzaniye uyu mwana arajya imbere y'abantu mbese ugasanga ni ibibazo nagiye mpura n'ibyo bibazo cyane ariko bantumira batanzi baranyumvisha ugasanga rimwe na rimwe huye n'ibibazo bati tumuhe iminota 10 kubera kwihangana navuga 5 bati tukongera n'indi 10 nakongera indi 5 bati komereza uvuge urumva ariko nyine byatangiye babona ntabwo rero Imana iba mu muntu munini cyangwa umuto umuremure cyangwa umugufi ahubwo iba aho yashakaga kuba. The Zoom TV 24. Yes, reka twongere tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya The Zoom TV tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi ndetse tunabibutsa gukomeza gukora bya bindi byo kudushyigikira mukanda subscribe ndetse mukanda no kuri notification kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza ndetse n'umuryango wa The Zoom TV ukomeze waguke. Nkuko mubibona nihuse cyane imbere ya kamera murabona turi kumwe n'umutumirwa wacu no musore no mupapa ariko ntarajya muri byinshi reka mbanze muha ikaze muraho neza murakomeye amakuru ni meza tuguhaye ikaze rero kuri kamera yacu murakoze cyane hanye mvango umupapa umusore simbizi reka dutangire tugikaze twibwire mu buryo burambuye hanyuma dutangire ikiganiro cyacu nitwa Tuyishimire Diogene nkaba mfite umugore n'umwana umwe urumva rero ndi umupapa Tuyishimire Diogene ariko hari titre taduhaye nkunda kubwiriza ndi umuvuga butumwa Imana duhana umugisha muri hetorero ADPR wakubona yabona ukiri umusore ndetse uri umujene muto cyane uko washatse ukiri muto urumva byari ngombwa byabaye ngombwa hari ubwo ibintu biba ngombwa byabaye ngombwa nshaka nkiri mutoya n'ubundi ntabwo byari bikaze cyane ntabwo imyaka yari mikuru ariko nta nubwo yari na mike cyane
Evangeliste Diogene benshi baramuzi cyane ndagenda bigarukaho ariko ngiye muzi cyane ko nta kintu Imana idasa nacyo abadukurikiye uko byasa kose abakurikira cyane by'ivuga butumwa akomora kaza nako turaza kukagarukaho Evangeliste Diogene ariko uri umuntu mukuru umuntu ugeze mu gihe wabyaye ufite umwana ufite urugo akuvuga imyaka yawe ntago ari ibintu buriya navutse muri 93 urumva rero imyaka irimo iragenda yicuma ya washinze urugo ufite imyaka ingahe 23 yego nguyu rero ni Diogene afite imyaka ikabakaba muri 28 buriya ni 7 yego ni umuvugabutumwa ni umuntu Imana yagiriye neza turagenda tubigarukaho muri iki kiganiro tugiye kugirana. Diogene uri umuvugabutumwa ubu ngubu uri n'umuhanzi ntago wakivuze byose turabona umwanya wo kubigarukaho. Diogene ni umuntu wavutse mu muryango umeze ute, ni umuntu wakuze gute, mbese dusangize mu buzima bwawe guhera mu bwana uvunaguye. Uhereye mu bwana naravutse nsanga ndi mu muryango w'abantu batambyaye nyine bandiraga nk'umwana uri aho ngaho kuko mama wanjye nyine na papa wanjye yarapfuye, mama wanjye arashaka bundi bushyashya. Urumva rero nisanze ndi mu muryango wo kwa mama niwo bandiraga nderwa na mama wacu. Ubwo ubuzima navutse nisangamo. Yego hari ikiganiro mperutse kubona ugirana na kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda, nabwo wakomozaga ku buzima bwawe uvuga nko ku buhamya muri make, ariko wabasangije uburyo ki wavutse ku mubyeyi wari umubikira. Niba ariyo sansi nabyumvishemo sinzi akadusangizaho yari yaragiye kubyigira, aza guhura n'uwo musore nyine ari we data, abasha kumutera inda nanjye mbasha kuvukamo. Yego papa rero nibwo rero yaje gupfa, mama nyine ajya mu bundi buzima, nanjye ubwo nsigaramwe ubwo buzima gutyo. Hanyuma rero icyo gihe ubwo umubyeyi wawe mama wawe yahise akimara guterwa inda yahise ava mu kibikira, umuhamagaro w'ikibikira wahise ubirangira, ariko ubu ni umwadeperi yarakijijwe n'uwo murokore. Yego hanyuma Evangeliste Diogene ubuzima bwawe rero ukimara kwisanga mu muryango wakureze ni muri famiye, ariko wabaye hute muri ubwo buzima bwo kurerwa nubwo ari muri famiye ariko ntabwo wari uri hafi y'ababyeyi bawe, ubuzima bwitwaye gute muri ibyo bihe? Urumva na famiye ntabwo yari ikomeye, famiye ntabwo yari imeze neza, ubuzima ntabwo bwari bwiza, ariko nyine uko byagombaga kuba nuko nguko. Ntabwo nagize amahirwe ngo mbashe kwiga ngo nige ngere ku ntego z'inzozi, ariko mu by'ukuri niko byagombaga kugenda. Ntekereza ko ikintu uko cyagombaga kugenda nta kintu umuntu yagihinduraho. Uravuze uti ntabwo wize urwego rw'amashuri yawe cyangwa muri make wize, hari ayo wize birumvikana, wize kuva mu wa kangahe ugarukira mu wa kangahe? Narangije amashuri 6 abanza niyo nize yonyine. Ariko siko nabishakaga nyine, ni ukubera izo mpamvu. Ku myaka ya 28 ntabwo ari myinshi cyane. Yagera muri murayongera 27 sari sinzi kurya ni 67 buryo. Yego sinzi impamvu biri kunzamo. Ubu ufite igitekerezo cy'uko wakomeza kwiga uramutse ubonye uburyo, sinzi niba ubushaka buhari ariko utarabihugukira? Ngo se ngo ntabyo. Evangeliste ubundi umuntu buri wese mu bwana bwe aba afite inzozi, umuntu akurana inzozi zitandukanye. Ubu ngubu uri umuhanzi ntabwo turabigeraho, uri umuvugabutumwa, ariko umuntu iyo akiri muto nkanjye numvaga nzaba umupilote, nkumva nzaba umuganga. Evangeliste Diogene mu bwana bwe yakuze yumva ko azaba iki mu bihe bizaza, cyangwa ari umugabo cyangwa akuze? Nyine ubu ngubu nisanze mu bintu by'Imana. Ibintu by'Imana ntabwo nabyumvaga.
ariko nakundaga kiliziya gatolika cyane kuko niyo dini y'ababyeyi niyo dini y'abasogokuruza narayikundaga cyane nkumva ariyo dini yonyine noneho nkumva inzozi zanjye numvaga inzozi zanjye ari nzaba umukinnyi w'umupira kuko narawukundaga cyane nkumva nzaba umusore ku buryo kwera nzajya ntera umupira ikindi numvaga nziga nkaba umunyamakuru wo muri radio presenter nkajya nicara muri radio bakantelefona batishyiramo iriya ndirimbo numvaga ibyo bintu nzabikora icya gatatu ubwo numvaga nzaba umuririmbyi urumva kuko nabyo ni kuva mu bwana bwanjye nakundaga umuziki kugeza nubwo no mu rugo bajyaga bansigira radio bagasanga aho bayisize nahimuye nkabikubitirwa ariko nabaga ndi gushaka iki umuziki rero ni ikintu nakunze kuva kera cyane kuva mu buto bwanjye ngayo nguko nguwo Diogene yakuze yumva azaba umuhanzi yumvaga azaba umunyamakuru ariko inzozi ze zimwe na zimwe zatangiye kuba impamo ubu ni umuvugabutumwa yakuriye mu idini rya katolike yumva narikunda ariko ubu ari muri ADPR ni n'umuvugabutumwa ukomeye cyane ndetse no mu minsi iri imbere afite inzozi zo kuzaba pasiteri akanakomeza Diogene wisanze rero muvugabutumwa gute ko wari umukatolike unabikunda cyane naje kugera igihe negeze kuba mu buzima bwo kwenga inzoga z'inkorano mba kwa mama wacu aho ngaho noneho byateraga imbere cyane nanjye nza kwifata umugambi wo kujya kuzenga noneho ngura ibidomoro ngura ibikoresho byose nkodesha n'inzu majije kuyikodesha inzoga nkashyiramo imisemburo bikanga gushya nshiduka nsaguye 12,000 mfata umugambi wo kwiyahura rero kuko ari 12,000 nari nsaguye kandi numvaga ubuzima bwanjye buri mu kaga wari washoye angahe nari nashoye 2,000 bigera muri 200 nari nkiri mutoya biranshirana sigarana 12 ubwo rero icyo gihe nibwo narebye nsanga kwa mama wacu sinzasubirayo kuko nari nababeshye ngo ngiye mu by'ubuhanzi urumva nta muntu nari mfite kandi nigiriye mu gukora nabibyo bakoraga nababeshye ubwo rero nsanze nsigaranye 12,000 nashafashe umugambi wo kwiyahura ngura ikinini by'imbeba ngura inzoga z'amoko yose kuko naravuga nti sinatinyuka kino kinini ntasinze inzoga ndazinywa kinini nacyo kiraho ariko kubera kunywa inzoga nyinshi numva uburiri bukajya buzamuka najya gufata ikinini hasi nkumva nagitaye nk'epfiriye nkumva ngende ndazamuka jya mu ijuru ntapfuye urumva noneho rero ubwo ikintu cyaje kubaho nuko naje gufata umugambi wo kubireka kwiyahura nako ntago nafashe umugambi wo kubireka ahubwo naje gusinzira ntiyahuye noneho bwarakeye mu gitondo hari ikiganiro cyabaga kuri radio yitwa Flash FM cyitwa imbaraga z'amasengesho ndacyumva mu gihe kigezemo hagati numva umupasiteri witwa Ntambara arimo arabwiriza ngo hari umwana muto w'imfubyi ngo wahombye amafaranga make ngo ariko ngo ayo mafaranga ngo yahombye ngo ibyo ngo aramutse ngo abivuyemo ngo akareka kwiyahura ngo yazaba umugabo ukomeye ngo Imana ngo yazamugira igitangaza ngo akajya mu idini ribatiza mu mazi menshi nahise numva ikintu kinyuze mu mutima numva ubuzima burahindutse bw'umuntu mushya kuko nabaye umuntu mushya njya mu masengesho y'abarokore nkajya numva bambwira ibintu bizambaho nanjye ndavuga nti rero iyi Mana yahangaha ivuga ibintu bizambaho n'iyi ngiyi niyo kuko bambwiraga ibintu urumva njye navukiye hano hakurya Rurindo nibyo babimbwiriraga i Bugesera nta muntu n'umwe warunzi ndavuga ntaba bantu bavuga ibyo batazi urumva nibi bintu kuko hari nibyo bambwiye ntazi nkajya kubibaza mama akajya ambwira ati nibyo urumva mpita mvuga nti hari ahantu rero nzahaguma ko nagenda ushaka kuhaguma niko bagiye bambwira bati uzaba umuvugabutumwa ukomeye mu Rwanda ndetse no mu mahanga na n'ubu ngubu turacyabirindiriye rwose kugira ngo Imana izatugeze ku ntego zayo urumva ni nayo mpamvu n'uyu munsi tukibirindiriye yego ngayo nguko urugendo rwo gukizwa rwa Evangeliste Diogene waba wibuka neza igihe
wafatiwe ariko n'abarokore bajya bavuga ati Imana yamfashe uyu munsi uyu n'uyu yamfatiye hanaha nyirizina icyo gihe buriya wari ukishidikanya wenda ujya gusenga uvuga ati ngomba gukizwa nanjye ariko hari umunsi nyirizina nawe ushaka kuvuga ati uyu munsi niho nafatiwe ntago amatariki nyibuka njye ntabwo nakurikiye inzira y'Imana ngiye gukizwa nari impunzi ibibazo kuko gukizwa sinarinzi byari byo ngiye gusa ninjiyemo ndi guhunga ibibazo ahubwo ngezeyo nsanga nari mubi urumva ariko ngiye nagiyeyo ndi mwiza kubwanjye ariko hari ukuntu umuntu yiyumva ari mwiza urumva ariko ngezeyo nsanga ahubwo intego ijyanye zirahabanye ni uko nguko hanyuma wagiyeyo gutyo ariko nyuma yaho waje gukizwa nahise nyizwa kuko ntambaro yari yigishije ngo naramuka yihanya akihana naragiye ndihana ariko njye nagiye kwihana nzi ko ndabona amafaranga kuko yari yavuze ngo nakizwa akajya mu idini ribatiza mu mazi menshi azaba umukire njye naragiye mvuga nti ndagiye icy'ingenzi nuko nasenga amafaranga yamanuka yava mu ibati nari nzi ko njya gusenga nkaza ncyuye ubutunzi bufatika Diogene wari wundi rero wakoraga ibi byose tumaze kugarukaho yageze igihe aba umuvugabutumwa kuba umuvugabutumwa rero wabyisanzemo ute ubundi no mu buzima busanzwe bwa mbere nari umuntu ukunda kuvuga ntabwo mu buzima bwanjye uretse ubu ngubu nakijijwe nibwo ntavuga ubundi mvuga wenda iyo ndi mu bintu nk'ibi ndi ku ruhimbo ubundi mu buzima busanzwe simvuga ariko mbere nari umuntu ushaka kuvuga yaba ndi no mu bagabo yaba ndi na hehe numvaga nshaka kuvuga ku buryo numvaga navuga abantu nkumva nabatanguranwa nkumva niyo baba ari bakuru nkumva ni ngiye wavuga bo bagaceceka niko kuntu ngiye nabyumvaga numvaga navuga noneho rero ngeze no mu barokore hari ukuntu abantu bo mu barokore bose badafite impano zo kuvuga tugahurira mu masengesho nkabona bararirimba ariko nkabona ntawe uri kuganira nkajya mfata Bibiliya nkasoma nkongera nkasubiramo ntazi ibyo ari byo ariko ibyo nasomye akaba ari byo nongera gusemura noneho rero Imana ikajya ivugira mu bantu ko nzaba umuvugabutumwa bigenda biza gutyo gahoro gahoro nguko wenda uko naba narabaye umuvugabutumwa nuko nguko nuko nguko yabaye umuvugabutumwa hanyuma kuba umuvugabutumwa rero wagiye ubyiyumvamo kubera ko wakundaga kuvuga ariko nyirizina umunsi wa mbere watangiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha ijambo ry'Imana ku ruhimbi urumva wari ukiri muto wakiriwe gute kugira ngo n'abantu bavuga ati uyu ni umuvugabutumwa njye ntabwo nahereye ku ruhimbi nahereye mu cyumba cy'amasengesho icyo cyumba cy'amasengesho nigishagamo ariko wa kane bakampa iminota 5 noneho ariko mu gihe nigishije iminota 5 abantu bakabyakira neza haza kuza umuvugabutumwa aho twabwirizaga abantu baramuzi witwa Karibuso niwe wavuze ati bamuhe nk'isaha mujye mumuha igihe kinini avuga yisanzure ariko nkavuga nanjye nkumva ndabikunze nanza kuza kujya mu rusengero rero nibwo byangoye kuko mu cyumba twateraga za haleluya nyinshi ariko mu rusengero zikaba nkeya noneho rero ndabwiriza ariko nkajya ntera haleluya nyinshi nibwo bansohokanye barambwira bati ko twaguhamagariye kubwiriza twaguhamagariye gutera haleluya ntabwo rero byakiriwe neza bwa mbere kuko nateye haleluya nyinshi ntizakirwa neza hanyuma nyuma yo guhura n'iyo challenge cyangwa se n'icyo kintu wenda nk'umuntu ari ukiri muto gishobora kuba cyari kuguca intege ukavuga ati ibintu burya ntago ari ibyanjye nacitse intege cyane mbona yuko ibintu atari ibyanjye nkacika intege rwose numva sinanongera ariko n'ubundi ni ibintu byose bibamo imvune ubu namwe muri kano kazi mukora muhuriramo n'ibintu ku buryo uvuga ati ibi bintu nabivamo ubwo buzima bwo kugenda umuntu acika intege bubaho yego ubuzima bwo gucika intege bubaho by'umwihariko no mu ivugabutumwa burya ngo abavugabutumwa bahura
abakozi b'Imana bavuga butumwa baca mu nzira zikomeye cyane ariko kubera ko Imana bibashyigikira bakazisimbuka uretse icyo kintu wahuye nacyo kikagucalenjinga ukumva ko wasubira inyuma ukumva wacitse intege wanabyihorera ni iki kindi cyakugoye muri uru rugendo rwawe rw'ivuga butumwa unatubwire n'imyaka nyine umaze urikora nk'umuvuga butumwa wemewe. ni ukuvuga ikintu cyaba kindi cyarangoye mu buzima mu ivugabutumwa ntabwo ari ibintu byinshi ariko kimwe ni ukubura abantu batugira inama. Ntabwo nigeze nkunda kubona abantu batugira inama ngo mukore gutya nicyo cyangoye ariko naje guhura n'umuntu umwe angira inama akambwira byakorwa gutya nuko bigenda biba byiza nguko rero ntabwo byari ibintu byinshi byagiye bivunana. Wenda tugitangira ikibazo cyari imyambaro nayo yari ikibazo kuko hari igihe kimwe nigeze kujya kubwiriza za Butare hariya hakurya genda nambaye ipantaro 2 noneho mu gihe rero nari nambaye ipantaro 2 ndimo mbwiriza kuko urabona hari ukuntu abantu bamwe babwiriza bihuta basimbuka nanjye kera rero niko nabigenzaga. Ipantaro y'imbere rero yaje kuvamo isumbi y'inyuma. Nari ndi kumwe n'umuvuga butumwa hano Nyanza Kicukiro nawe muri ADPR witwa Kaneza araza aranyongorera ati ku ipantaro y'imbere iri gusumbi y'inyuma. Cyo gihe rero nibwo nizama yari mbwira barakore nimwabarokore mwe iki giterane kirimo abadayimoni benshi rero nimuhumirize twirukana abadayimoni kandi nta bari bahari mu by'ukuri ahubwo nuko nari nambaye izo pataro 2 nuko barahumiriza nzinga ipataro y'imbere nuko ndangije ndakomeza. Urumva ntago ari ibintu byinshi byagiye bigorana n'ibyo ngibyo. Ngayo nguko Diogene n'umuvuga butumwa mwiza uzi kuganira ndetse unyuzamo akanatebya. Diogene ubungubu ivuga butumwa urikorera ahagana he cyangwa kuyihe paruwase se? Hari ngiye nakubonye bwa mbere mu ka video kari gucaracara nongera kukubona hano kuri ADPR Nyarugenge baje kubabwiriza ari kwa gatatu ndakeka ubundi ubungubu ukorera ivuga butumwa rya hagana hehe nyirizina? Ni ukuvuga ngo ntago ngengeraho ndikorera kuko ntago ndi mwarimu ntago nyobaye urusengero ahubwo aho nsengera ni Kabuye ni nahubwo ngubwo mbarizwa ariko ubundi mbwiriza aho bampamagaye hose ntago mvuga ngo ahangaha ngo niho banshinze kuko ntago ndi umuyobozi. Wari wambajije uti se umaze imyaka ingahe? Maze imyaka 8 mbwiriza kuva muri 2012 kugerana n'uno munsi. Yego imyaka 8 ntabwo ari mikeya muri uyu murimo w'ivuga butumwa. Hari ikibazo nagize kukubaza Diogene uti wari ufite izihe nzozi mu buzima noneho reka nongere nkigarukeho mu rugendo rwawe rw'ivuga butumwa ubumva wowe ushaka kuzaba nde? Mu bakozi b'Imana harimo abapasteri harimo abashumba abapasteri harimo aba apotre harimo ba revera ubumva kuko uzishima neza cyangwa uzumva ko ugeze aho ushaka ugeze ku ruhe rwego? Icyo ni ikibazo gikomeye kuvuga ngo se icyo ni ikibazo gikomeye kigoye ariko numva na inzozi zanjye nuzo kugira umutima mwiza nkerera imbuto abantu singire umuntu mbere ikigusha naho kuvuga ngo urwego rwo ntacyo rwamarira mu gihe cyose naba narabereye abantu ikigeragezo ariko numva urwego nagera nkumva ruranshimishije nurwo kumera nk'uriya mupasteri wo muri ADPR witwa Samuel ahantu hose ujye kumva baramusingiza byibura nanjye mbashije gutanga urugero rwiza nk'urw'abano basaza bakuze nicyo kintu numva cyanshimisha numva nanjye nanezerwa. Naho kuvuga ngo ndi ku rwego ngo abantu banziho cyane ntabwo ibyo ngibyo numva ari byo nkiza imbere cyane. Evangeliste Diogene hari nakagarutseho hari mu ijambo wigishije ijambo ryagiye rikwirakwira cyangwa se akantu bakaseho kagenda gakwirakwira uri kwigisha uti nta kintu Imana idasa nacyo
ako kantu abadukurikiye kugira ko bamenye ko ari Diogene twibutse kuri ako kantu koko nta kintu Imana idasa nacyo kari akantu nyine nanjye sinzi ukuntu byaje ariko nari ndimo mvuga ngo Yesu nta kintu adasa nacyo kuko narasobanuraga nkavuga ko mu bana yabaye umwana w'Imana nkasobanura ko mu bagabo ari umugabo w'abapfakazi nkavuga ko mu bapapa ari se w'imfubyi navugaga ko mu mazi ari amazi y'ubugingo amazi amara inyota nkavuga ko mu byo kurya ari umutsima utera imbaraga navugaga ko mu basirikare ari umugaba mukuru w'ingabo nkavuga ko mu bami ari umwami w'abami nkavuga ko mu mabuye ari we buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribiri komeza imfuruka ndangije ndavuga ntarega no mu bashumba niwe mushumba mukuru utazimiza utaragirira ibihembo ndavuga nti rero mu nyamaswa zoroshye ni umwana w'intama ariko mu z'inkazi ni intare yo mu muryango wa Yuda ndavuga nti mu mazu niwe nzitagwa zindi zose zirahirima ariko we ntahirima ni uko nguko uyu niwe Diogene namwizaniye ni wa wundi koko murabyumvise ko arimo neza kandi ko ni umuvugabutumwa Imana iri kugenda izamura Diogene tugere rero kuri za nzozi zawe wagiye utubwira wavuze ati mu nzozi zanjye nakuranye numvaga nzaba nyuma y'ivugabutumwa numvaga nzaba n'umuhanzi none nkikizwa ibyo guhanga n'ibyo nzozi zose zahise zivaho numva inzozi zanjye ari ugukurikira Imana nahise numva Imana muri nge ibindi byose byagiye biza nyuma nibwo rero mwino minsi numvishije numva nkajya ngenda kuva 2017 nkumva naririmba ariko nkabitwara gake kugira ngo manze niyubaka umutima ariko ubu ngubu nicyo gikana nabashije kwinjiramo yego ubu ngubu rero za nzozi zawe nyine wazinjiyemo nubwo hari igihe wari wageze ugasa naho utakibirimo neza ariko igihe kirageze igihe ni iki iriya ndirimbo yasohotse mu iki cyumweru ndatekereza ko nayishyikiriye ku wa kabiri nyishyira hanze ku wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu n'uyu munsi birakomeje ni indirimbo yakozwe n'umuproducer witwa Traxler niyo ndirimbo ya mbere nari nsohoye ariko izindi nazo ziri mu nzira yitwa byanteye ubwoba navugaga ibyo mu buzima ngenda mbona ariko nkagaragaza yuko ibyo bintu biteye ubwoba abantu begereye Imana babanye n'Imana ubwo buzima buteye ubwoba Imana ubwo yabihinduramo umucyo nicyo nashakaga kuvuga mu iyo ndirimbo nicyo nashakaga kuvuga ni indirimbo yitwa byanteye ubwoba ntarajya kukubaza byinshi ni ibiki ubundi nyirizina warutubwiyeho ukuntu ariko mu buzima we ni ibiki bigutera ubwoba muri iyi si cyangwa mu buzima busanzwe ku buryo bishaka kuba byaranakwensipiye ugakora iyo ndirimbo utabishyize muri rusange ngiye mu buzima burumva nge nkunda abantu babayeho mu buzima bubi sinjya nkunda abantu simvuga ngo ndabanga ariko numva ubuzima bubi aribwo bukunda kunkora ku mutima ntago nshimishwa n'abantu baguwe neza ahubwo cyangwa ngo babinkore ku mutima kuko umuntu aguwe neza ahubwo ikintu kingwa ku mutima ni uko umuntu ababaye kuko nanjye nagiye mbaho mu buzima ntaramenya Imana nkababara ngahangayika nkabona ko ejo ntahahari noneho rero impamvu naririmbye ngo byanteye ubwoba nagiraga ngo abantu bumve yuko ibyo biteye ubwoba ibyo bihari bibabaje ibyo bihari bivunanye ko hari Imana ishobora kubihindura ariko nkabinyuza mu ndirimbo kuko tuvuga ubutumwa ariko hari abantu benshi badakunda no kumva ivugabutumwa akumva n'ivugabutumwa ntarikunda no mu rusengero turabagira baririmba akaba hari ariko batangira kubwiriza akisohokera urumva rero numvaga iyo ndirimbo yazamfasha kugera ahantu hirya yazamfasha kugera kure kugira ngo igere kuri ba bantu bari mu mibabaro ibashe kubumvisha yuko hariho Imana ngayi intego yanjye nari mfite niyo ngiyo yego indirimbo ni byanteye ubwoba wowe ukurikiye iki kiganiro urajya no kuri arabitubwiraho iyo ndirimbo wayisanga uretse kuba yayikuzanira akayiguhereza aratubwira naho ushobora kuyisanga ku buryo wayibona byoroshye dore n'ikoranabuhanga ryarabikemuye Diogene indirimbo byanteye ubwoba narayumviseho iri mu njyana ya hip hop
umuvugabutumwa na hip hop na ADPR ibyo bintu ubwo ntabwo bishobora gutera abantu amakenga cyangwa se nkurikije uko hip hop ifatwa uretse no muri mwitorero no hanze yaryo haryo bavuga ati abantu b'abaraperi baririmba hip hop ntago ari abantu beza nawe ujye ubyumva ukuntu baba generaliza nyine sinzi bura hari impamvu yabyo ADPR rero iyi ndirimbo yawe yayakiriye gute cyangwa se nubwo itaragira utekereza ko ishobora kwakirwa gute muri ADPR cyane ko itaraba popira cyane? Oya, izakirwa neza, kwakirwa neza kuko irimo ubutumwa buzima. Yari kwakirwa nabi yiza kuba ubutumwa bupfuye, ariko kuko ubutumwa ari buzima birakirwa neza, irimo ubutumwa bwiza rwose. Sinari namenya, ariko kubera icyo kibazo nyine cy'ukuntu abantu bayiririmba bagiye bitwara, bamwe na bamwe si bose, harimo n'inyangamugayo kandi ziyikora biyubashye, ariko mu by'ukuri nyine ntago navuga ngo bose ni kimwe, ariko Imana y'ubwayo ngewe ntabwo nje mu izina ry'injyana, ahubwo nje mu gutanga ubutumwa nyuze mu iyo njyana. Urumva ni kimwe nuko umuntu yafata ikintu kibi sibyo akagihindura cyiza, hakaba n'uwafata icyiza akagihindura kibi. Ibyo byose bibaho. Umuntu akaba yari afite ikintu cyiza ariko yagikoresha nabi kikazaba kibi, ariko undi nawe yafata ikintu cyagiye wicyasha yagikoresha neza kandi kikabyara umusaruro. Kuko nanjye uburyo numva kandi uwo muziki wa hip hop ndawukunda, impamvu nawukunda nuko nawe wagendaga uko nagendaga nkumva abantu bawuririmbaga bakundaga kuvuga ku buzima bw'amaganya, ku buzima bukomeye, ariko bo nta gisubizo cyo ku Mana batangaga. Ariko ngewe urumva numva nshaka kubinyuza mu nzira y'Imana kugira ngo abantu bamenye yuko nyine hariho Imana, kuko ushobora kubwira umuntu amaganya ariko ntumwereke n'intsinzi. Intsinzi rero nge nerekana ni Imana nta kindi. Ufite icyizere cy'uko izigarurira imitima ya benshi cyane cyane nyine ndi kugaruka hariya muri iri torero rya ADPR? Ntabwo ngewe naririmbiye abantu bo mu itorero, naririmbiye abantu muri rusange, sibyo kuko abantu bo mu itorero ubundi basanzwe bazi n'Imana. Ni nayo mpamvu tugiye no kubwiriza twajya tujya ahantu bataramenya Imana, kuko iyo turi mu rusengero tuba tubwira Imana n'ubundi abayizi, ahubwo twebwe dutanze ubutumwa hirya no hino. Namwe impamvu mwaje hano ni ukugira ngo abantu batabasha kugera mu rusengero bajye babasha kumva ubutumwa mubaha, sibyo? Ni uko nguko mbyumva. Ntabwo rero ngewe nje gutanga ubutumwa ku bantu runaka, ni mu bantu muri rusange, kuko abantu bose bakeneye kumenya Imana, bakamenya n'impuhwe zayo, bakamenya n'ubuntu bwayo binyuze mu nzira zose. Yego, ngayo nguko byanteye ubwoba niyo ndirimbo ya mbere ya EV.Diogene. Hanyuma Diogene, indirimbo yawe byanteye ubwoba, umuntu ushaka kuyumva ubyumvishe muri iki kiganiro akumva ko akagira amatsiko yo kuyibona, yayibona gute? Yayigeraho gute mu buryo bworoshye? Yajya kuri YouTube akandikamo byanteye ubwoba by EV.Diogene na Manudi, cyangwa se akajya kuri channel yanjye EV.Diogene, yayisangaho ubundi akayumva kandi akayumvisha n'abandi kugira ngo ubutumwa bugere kuri. Yego, yitwa EV.Diogene, niko yitwa. Channel ni EV.Diogene. Wowe kuri iki kiganiro uza guca ku ruhande ukore ndi tab usacinge iyo channel, ukore subscribe ndetse wirebere niyo ndirimbo ikubiyemo ubutumwa bwiza nkuko twagiye tubigarukaho. Diogene, uba wumva uzakomeza kuririmba muri injyana ya hip hop cyangwa uzagera igihe uzajya uvanga uririmbe mu zindi njyana, niba ufite gahunda yo gukomeza umuziki wawe? Nzakomeza, ariko nta gahunda mfite yo kuvanga. Nzakomereza hariya kuko ntago nge nzavanga. Ngiyo gahunda. Gahunda ni ugukomeza na hip hop. Hanyuma ufite rero izihe projet mu muziki? Uri umuvugabutumwa n'umuziki wawujemo, ufite izihe gahunda? Hari indirimbo se ufite ziri muri studio? Dusangize projet zawe mu bijyanye n'umuziki. Mu bijyanye n'umuziki gahunda mfite niyo kujyana indirimbo muri studio zindi, ariko niriya nayo nkayikorera amashusho.
iyo gahunda kuko ndifuza kuba niyo byibura ngeze nko ku ndirimbo 5 nkabona zimajije kugira icyo zikora mu bantu, nibwo nzamenya ngo mbese ndakomeza cyangwa ndahagarara. Iyo gahunda ndamanza ngeze nko ku ndirimbo 5 ndebe uko bimeze, ndebe nimba hari akamaro bifite. Ntekereza ko ibyo guhagarara byo ntabyo. Ntabwo waba ugeze ku ndirimbo ya 5 koko niba wifitiye umuhamagaro wo kuririmba, niba ufite tara yawe, ahubwo kuraje kandi Imana ikomeze ibijyemo ikujya imbere muri iyi nzira yo kunyuza ubutumwa bwawe mu bihangano by'indirimbo. Dioje, ufite gahunda yo kwiga teologiya, arya ni teologiya, ku buryo uzaba na pastor nyine zanze zawe inzozi ukaguka ukarenga ku muvugabutumwa ukagera kure hashoboka? Yanjye ntabwo numva nzaba pasiteri, numva inzozi zanjye kuba pasiteri ntazirimo, no mu bitekerezo byanjye ntabirimo. Njye numva nshaka kwinjira mu bintu byo kuba nakwinjira mu bucuruzi, urumva nkajya mvuga ubutumwa ariko ntabaye umuyobozi, kuko numva ntabikunda cyane bitewe n'intambara mbona abapasiteri bahura nazo. Njye ntago nabishobora guhura n'intambara nka ziriya ngo mbyihanganira, ariko kwiga bwo nziga kugira ngo ngire ubumenyi, ariko ntafite intego yo kuba umuyobozi runaka. Kuki wumva ko utafata izo nshingano ukarwana ku nta muyoboye, ugahura n'ibyo bigeragezo ariko ukabibamo kubera umugambi runaka ufite? Inama n'abanyoboye zifite nyirazo, inama ni iza Kirisitu. None se pasiteri uziyobora ugira ngo ajya kureba 300 hepfo hari zateranye amahembe, izindi zigakubitana imitwe, ntago yabera hose icyarimwe. Ariko hari umushumba ubera hose icyarimwe, utazimiza wawe ntitwavugaga, utaragirira n'ibihembo. Urumva rero baratandukanye cyane. Rero niwe uziragira kandi akaziragira abereye hose icyarimwe. Naho njyewe ibintu nabona birantera induru nabihunga nkiruka, kuko ntabwo Imana yampamagariye intambara, yampamagariye kwibera mu mahoro. Naje mpunga iby'intambara none njye no kuzirohamo. Icyo kintu cyagiye kimbera imbogamizi. Nkagera ahantu bakavuga bati ntinahageze, umuntu yaza ati niwe urinde, ndi Diogene atoya, ntabwo nitwahamagaye Diogene w'umuvugabutumwa. Urumva bakumva rero umuvugabutumwa ni umuntu munini, ni umuntu mbese nkahura n'ibibazo navuga ko ari njye nagera ku ruhimbi hari abapasiteri benshi bati ibi ni ibiki mwadukoze, uyu muntu mwatuzaniye, uyu mwana arajya imbere y'abantu, mbese ugasanga ni ibibazo. Ariko nakwivuga nitwa runaka, mfite umugore n'abana, abantu bakamera nk'abaguye mu kantu, bakajyujyura ku buryo njya gukomeza hashize nk'umunota abantu bajyujyura, abantu babuze mbese myitwarire. Njye no mu rwego rwo kugira ngo ntarangaza abantu sinirirwa mvuga yuko kuko birabarangaza cyane. Nagiye mpura n'ibyo bibazo cyane, ariko bantumira batanzi baranyumvisha, ugasanga rimwe na rimwe huye n'ibibazo. Bati tumuhe iminota 10 kubera kwihangana navuga 5, bati tukongera n'indi 10 nakongeraho indi 5, bati komereza uvuge. Urumva ariko nyine byatangiye babona ntabwo rero Imana iba mu muntu munini cyangwa umuto, umuremure cyangwa umugufi, ahubwo iba aho yashakaga kuba. Aho ushaka kuba niho iba. Ntabwo ibyo bintu mu bantu byabura, kuko abantu bakunda kureba igihagararo. Na Samuel niko yabigenje, kandi yari umuhanuzi werekwa ngo abonye Eliya baravuga ati n'uyu kuko umuntu munini biba bigaragara ko ari imwe ibisubizo byinshi, ariko umuntu muto ibisubizo bye biba ari bikeya mu bigaragara. Ariko abantu bajya bita ku kiri mu muntu, bite ku bikorwa, ntibakajya bita uko angana. Nuko nabyumva kandi murakoze. Reka rero nsoze mbashimira mwebwe mwakurikiye iki kiganiro kuva ku ntangiriro kugera kuri uyu munota wa nyuma, ariko tugana ku musozo. Noneho reka tumusabe twegereze Imana adusengere kugira ngo dutandukane neza, buri wese agere naho yaturutse amahoro. Reka dushime Imana, kandi namwe tubashime, kandi mukomeze gukurikira ibiganiro bya Zoom,
mukore na subscribe. Imana ibahe umugisha kandi ibiganiro mubigeze kure cyane impande zose z'isi. Mureke dusenge kandi uko urushaho kubikora wogeza ubutumwa bwiza, Imana nawe iraguha umugisha. Imana ishimwe. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo mu izina rya Yesu. Tugushimiye imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo rwawe n'impuhwe zawe. Reka ubane na buri umwe wese mu izina rya Yesu. Umuntu wabasha gukurikirana kino kiganiro mu imbaraga zidasanzwe, mu buzima budasanzwe, mu yishurire bidasanzwe, mu yishurire ko muri we harimo ubushobozi, mu yishurire ko muri we harimo ubwenge, mu yishurire ko muri we harimo imbaraga, mu yishurire ko muri we harimo byose. Turagushimye kuko ufite imbaraga, ngaho bana nawe kandi ubane na buri umwe wese aho ari ho hose ku isi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Amen. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.